Bwana sifiwe sana. Yoezi manishu wairo. Haleluya, haleluya. Tugiye kwakira umuvuga ubutumwa kabiri. Agiye kuturinda indirimbo nimba sitani. Yamakomereza anatubwira n'ijambo ry'Imana. Zose araza kubicanga wenyine amenye kuko umwanya urahari. Indirimbo turirimbira nashaka ririmbe nishi cyane umwanya n'uwiwe naranze yamadukomereza no kutubwira ijambo ry'Imana. Karibu tumwakire n'amashyi menshi cyane. Yeah.
Hallelujah. Yes, Lord. Komeza wikoreho neza wicaginge neza. Turashima Imana kuko tugeze hano iwanyu. Je nibwo bwa mbere kugera hano. Naza gahekera mu zindi nsengero ziri hano nizozi, ariko hano Hatarama. Nishimiye kubana namwe uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Sinanibuka niba ari mwebwe mwigeze kuntumira mu giterane sinaboneka, niba ari mwebwe simbizi. Hari abantu bigeze kuntumira sinaboneka, ariko ndashima Imana kubwo uyu munsi kuko mbonye umwanya wo kuza. N'ubushize nababwiye kuko ntabonetse, ariko nari mfite ikibazo cy'uburwayi sinabasha kuboneka. Ndashima Imana kuko twabonanye kandi Imana yatwemereye. Amazina yanjye nitwa Nyabitangarine, tuye Kayore, nsengera mu rusengero rwa Horebu. Ndi umuvugabutumwa muri urwo rusengero, ndi n'umuririmbyi. Niko kazi ko abantu benshi bazi ku ma YouTube, ariko ntibazi utyo nanje simbazi kwe kubabona kuko jewe muramenya ariko jewe simbamenye. So duhura n'abantu bakamubabwira ngo turakuzi cyane, ariko jewe natekereza kubera kugenda cyane mu masengero menshi no mu biterane byinshi, karebaho namubonye uwa hano kamwita wagitengera akamwita uwagasarani. Kubona abantu benshi atari ukwirengagiza abantu uko mbaye mbibwiye. Semeni amen. Ayo mazina yanje niko nitwa, adresse yanje ntuye ni Kayore muri Horebu.
subira kandi aho wari ugeze data uragihusishe Oh, hallelujah. Amen. Sizina gusenga nasenze. Tunasenze kibazo kirimo. Ariko reka dukomeze. Kandi ndakora ibyo umwuka yambwiye gusa. N'ibyo Imana ishaka kuko dukora umunsi. Tutaramire mu kuboko k'Uwiteka Imana. Munsi y'ukuboko k'Uwiteka Imana. Ndanezerewe cyane. Nishimiye ku ijambo tumaze kumva muri uyu mwanya mwene data amaze kuvuga. Imana imuheze umugisha. Imana imuheze umugisha. Kumenya Imana ni kimwe no kuyumva n'ikindi no kuyisobanukirwa nasho ni ikindi. Ni ibintu bitatu bitandukanye. Kumenya Imana ni kimwe, kuyumva nacyo ni ikindi, kuyisobanukirwa ukayifata muri wowe ukayibika muri wowe umaze gusobanukirwa ni ikindi. Ubuzima bwo kuba mu Mana ni ubuzima bwihariye, ni ubuzima bwihariye butandukanye n'ubundi buzima dutuyemo hano ku isi, cyangwa se dutuyemo mu mago yacu, cyangwa se dutuyemo muri sosiyete y'abantu benshi. N'ubuzima kuba mu Mana n'ubuzima bwihariye. Zabona kuvuga ngo hari ijambo rivuga ngo n'ubwoko butuye habwo ishanga cyara Imana yitoranyirije ikaritora ikarikura aho ryari riri bari ikabashana ikabimura ikabashana ikabatereka aha. Nikindi Imana yafashe ikura cyari kirinda kijana irashimura igishira. Ubwoko bwera ishanga ryari Imana yitoranyirije. Semeni amen. Amen. Ujya gutuye ku isi ariko tituyituyemo. Tubana n'abandi ariko titubana. Tuzagendana n'abandi tukiriranwa tukararana nabo tukazukana nabo. Bazuka bakavuga ngo warire yavuze aragiye kasarani. Tukurira mu modoka tukagenda ariko turababo titubana dutuye mu isi yacu y'umwuka. Imana yatujanyemo idushira ahantu niho twibereye. Ni umusozi wera Imana yatujeho abera. Ni umusozi wera Imana yimuriyemo abera bayo. N'ubwoko bwera Imana yakuye mu bandi. Hallelujah. N'ubwoko bwera ishaka ry'Imana. Nakundika abanyari ngo twegamiye umusozi wera w'Imana. Timarigari yako twegamiye umusozi wera w'Imana. Uwo ni umusozi Imana idutujeho. Noneho tubonana n'abandi bakagira ngo turi kumwe, tugaturana nabo, tukiriranwa nabo, tukaganira nabo, tukavugana nabo kuko tuba tuvugana. Ariko twebwe kera twari mu
musozi igitanda kirimo ibintu bikomeye. Amen. Kumenya Imana n'ibanga ni kimwe no kwisobanukirwa n'ikindi no kwituza muri wowe n'ikindi. Iki kintu kiza kimara imbaraga kandi kigasaba kikansubizamo imbaraga. Igihe kimwe tuba intama zoroheje tugatuza, ikindi gihe tukabitare muri bo. Sameni amen. Igihe kimwe tuba intama muri bo batubona bakabona turi intama, ikindi gihe tukabitare muri bo. Uburemere ariko nzabwira abantu kandi imaze kudusha uburemere numvise imbaraga zanje zibaye nkeya ubundi zibanisha. Ese koko mu magambo mwavuga niko nzavuga yamaze ibyo byishimo byose biza bigenda biza. Ikindi gihe ngaterwa n'ibitwenge bidashira ngaseka karira wari wabona aho umuntu aseka ari wenyine akarira, ugaseka wenyine ujyanye nta muntu ukukubise nta muntu ukubwiye amakuru, ariko watekereza ukarira ntawe ukunyoye ikinyuguti ntawe ukubwiye amakuru mabi ntawe ukubwiye amakuru y'umugezi wawe wibitse gusa icyo Yesu yakoze mu buzima bwawe ugaseka. Ni ikintu kiza kiriza umuntu w'umugabo w'umusaza nk'uyu nguyu agashobora imbere y'abana n'abakazana n'abakwe n'abaki agashobora akaza yihanagura akaza n'imoshwari. Ni ikintu umubashije ngo se ni iki gikurishije ni iki kinini tuzaturizwa n'icyo tutabasha kureba. Umugabo agashobora ikintu bikaza kiza akagira kuti imbere y'abana n'iki nuko ni ikintu gikomeye cyaturushije imbaraga n'uburemere. Ntawe ngira ngo mumenye ibi bintu, ntawe bigira ngo mumenye munumva ibintu mpambabwira, ntawe bigira ngo mumenye, ntabametrisha muri izo uyu nguyu we yareguse yarameteje yarimo yavuyemo buri gihe cyose biza bikukuza bikakurengeza ibyo bigasubira kandi rimwe ukaba umwana ubundi ukaba mutoya ubundi ukaba hagati ubundi ukaba inani ese umukobwa nawe makubwa tumekombolewa na Yesu. Kwa neema wanadamu, kwa neema, haleluya, kwa neema sisi tumekombolewa. Kwa neema sisi tumekombolewa. Quando eu chego a secar aqui, eu atramanho, eu já sei como eu vim na cama com. Zamaza na sanu hawa chena, hawa de chão. Cabra você sabe minha caia. Porque minha caia já wanize kumenyu genge nikapa kundi Yesu yeza kagenda akage. Não, Yesu akaja kumushaka ariko yarabarusha ubwenge.
umwana arasohotse umwana aragiye bariko bashaka nde bariko bashaka Yesu umusaza urutuye umusaza uyu papa uri hano nibo bariko bagashaka ngo ntabwo Yesu akaza akabasa aho hata siku wari wabuze ko twagushatse umusaza wari wicaye ariko bakamushakisha ngo bamushaka nk'umwana wabuze kandi abaruta ariko zanibuka ijambo yarababwiye ngo jewe nari saha ngaha natumwe abanje n'abangaba abo muhamubona hari nari nabifuza Yesu wari yabuze yari yabuze Yesu yagiraga ibintu yazaga yikora kugira ngo abantu bamwibazeho cyangwa se base n'abamwibajijeho mureke ndaza kubabwira ukuntu yibarishije umusore dusoma ijambo ry'Imana sitinda ndahita mbanguka izatinda nimugoroba ariko mu gitondo ni amasaha yazashaka ngo kuko kugora abayobozi nabo tukabaheza umwanya wabo turawudogora nimugoroba semeni amen kubera ko tutaraba nimugoroba turatinda nimugoroba semeni amen reka dusome igitabo cya Luka ibice 24 no kuri 29 aho tuzi gusoma ikinyarwanda cyane 24 no kuri 29 mbere mikrofone mubwiza uko bwanditswe na Luka 24 no kuri 29 baramuhata bati se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukabukuze nuko arinjira ngo agumane nabo yicaye ngo asangire nabo yenda umutsima arawushimira arawumanyagura arawubaha amaso yabo arahumuka baramumenya maze burira imbere yabo maze aburirira imbere yabo subiramo neza aburira imbere yabo maze aburira imbere yabo ntibongera kumubona amen komeza baravugana bati yewe tiwibuka ukuntu imitima yacu yarikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe uwo mwanya barahumuka basubira i Yerusalemu basanga ababo 11 bateranye hamwe n'abandi bumva bavuga bati nukuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni nukuri yego yabonekeye Simoni nuko abandi bari nabo nuko abandi babiri nabo babatekerereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe nuko amanyagura umutsima amen urakoze cyane aya niyo magambo natekereje kuko tuganiriye umunsi namwe nakomeje kuyumva ariko umusingi w'iri jambo reka tubyite kumenya gusobanukirwa Imana neza no kuyumva ubuzima kuyisobanukirwa neza kuyitira gusobanukirwa Imana neza tuyitiraye aya ni amagambo ya Yesu Kristo uwo Yesu bari bamaze kumufata bamujana kumwica Yesu bamufashije baramwica barangije kumwica Bibiliya izivuga kuko Yesu amaze gufa hari amagambo yari yaraganiriye nabo aganira nabo buri gihe kinini cyane yicaranaga nabo
kuko naragomba bagaze bamushaka ariko amagambo ngitangiza ariko batamuzi kandi mu bamushakaga hari wese na nyina ariko ntibari barasobanuriwe uwo mwana uwo ari we uko yitwa nuko asa nuko agana nuko arisha ariko yewe imbaraga z'Imana zirakomeye ari umunsi nabwiye abantu ubushize bari mwakuza ubwo gitwaza yaraheruka inaha nararyamye ngo ndyame gutya ndamurota ngo murote mbona adafite iherezo kareba hasi aha uburebure bwiwe n'iherezo bwiwe kabona tifite aho iherezo kananama kareba ngo ndeba aho atangirira n'ahagera kabona adafite iherezo ariko namureba nkabona n'igitwaza nabibwiye abandi bantu ndangije kubibabwira kandi ikintu cyatakaje mbona afashe gitari atangiye kuririmba ngo waweza kwenda mbele waweza kwenda nyuma upande kwa mataifa yote. Neema ya Mungu kweli ni ajabu, kweli ni ajabu. Boni paririmba avuza gitari ariko namwitegeza ko natafite iherezo. Yesu baza bamwereka baza bamubona taherezo agira abaza berekwa Yesu bakamwereka neza abandi bino bizabinda abantu bari mu kwereka bakavuga ngo bereswe kandi bateretswe bakarota bakavuga inzozi zitazitanyo inani ariko iyo umuntu yamurose neza akamusuminga akamuzana azabona iyo taherezo ikwateye Yesu ni parasha Yesu ni pangana Yesu baramufata baramubamba baramwica Yesu baramuhamba mu kuzimu baramwita mu kuzimu iri jambo dusomye Bibiliya yanjye zibwira kuko umunsi Yesu arara mu kuzimu amaze iminsi ingana 3 hirambuye abagore bazuka mu gitondo kare ngo bashaka ibihumura neza ngo bashaka ishangi n'icome n'ishangi ibihumura neza ariko navuga ngo iyo nja kuba muri abo bagore naje naratemeye pafe nayo ariko data w'ijuru yaramushima abagore ngo bazinduka mu gitondo mu museke utambitse ngo bagenda kureba kuko Yesu Kristo ibyo yababwiraga yabikoze yazuse ngo bagenda basa n'abaye barumuka ariko ndababwira ikiganiro abagore bakoze baravuze ngo siko twatugenda turabatomu turi twenyine ninde udukurira igitabo ninde udukurira igitabo ese n'ubundi ko tugiye twenyine ninde udukurira igitabo ngo bagenda bamubasanya mu magambo ngo bagera ku gituro ngo bakigera ku gituro ngo bahasanga igitare kibiragirira Bibiliya isibwira ngo umugabo wambaye ibintu byera ngo arababwira ngo abagore murashaka iki bagore murashaka iki baravuga ngo turashaka umwami wacu Yesu arababwira ngo ko murashakira ubuzima mu bapfuye ntakiri hano yarazuse yagiye ahubwo mugende kubaza amakuru y'ibigana murebe kuko ayo makuru baba bayamenye ya Yesu Kristo kuko yaba yagezeyo ariko yazuse kere yagiye Bibiliya ivuga kuko bamwe bari bakiri mu mashaka bagiye batekereza ngo asa Yesu azozuka abandi bari barize iva yiwe ubushishi babugize abasirikare barize rimwe bamwe batokinze baba bareba kuko Yesu abazukana ariko Yesu yamenye iva amena ubushishi bari barasize ubushishi kugira ngo ariko atazobamenenga Yesu amena ubushishi arazuka arabamenenga nabivuga hejuru ariko ntibabimenya basa n'abahwereye abagore ngo basubirayo babagenda ngo bavuga ngo tuje kubwira ngo dusize hejuru bashika bababwira amakuru babwira ngo igitare kirabiraguye ibyo kuri Yesu yazutse Bibiliya ivuga ngo Petero ngo sohoka yiruka cyane
arareba ayi datawe ngo arareba usane habana abantu hari umuntu wakumva amakuru bisa n'uhawe ushikiganya hakaba n'abandi bihuta cyane yajanye na Yohana na Yakobo barikanga cyane bariruka mu bashike basanga Yesu yazutse imva iraranga ngo batangira gukunguta imyenda yiwe yari yambaye kuko yari aho ngaho akumvita ngo barebe nizo bari bamuhambirije bamuhamze ngo basanga Yesu yagiye twasomye ijambo rivuga ngo Yesu wa mugabo mukuru wari ufite ubwenge kubarusha kubera kuko yari yazutse ati marigari yago babagabo bamaze gushika aho bari babwira abandi by'ukuri by'abadamu batubwiye mu gitondo zabana Yesu yazutse ngo bataya bavuga ngo hava mu bagabo ngo batora urugendo bagenda imausi urugendo rusha imausi ngo bariko bagenda baganira ijambo risa n'iry'abadamu bariko bagenda bavuga ngo se ninde udukuriraho igitare timumva ko niryo jambo abagore bariko bagenda baganira babagabo nabo bariko basha imausi ngo bagiye baganira umwe akabwira uwabo akamubwira ngo se uriya mugabo ko ari batwari dutegereje kuko azatubera Masiya bakaba baramufashe bakamwica bakamuhamba tureba kandi ari batwari dutegereje kuko azatubera umwami wacu uko Yesu yazutse ngo bari mu nzira bagenda kuko twaje n'imodoka ibo bariko bagenda n'amaguru Yesu baraza ngo yitokeza ngo hagati yabo barababwira ngo se muko muravuga ibi kandi kumvuze ko Yesu yavuze uzosome Bibiliya neza zibabwira ngo se ko muragenda muvuga ibi baramubwira ngo se uri umushitsi wewe utaza amakuru yabaye muri kino gihugu arababwira ngo se n'ibiki byabaye azi twari ko tugenda tuganira iby'urya mugabo barayibishe kandi dutegereje kuko azatubera Masiya none baramwishe baramuhamba tureba Yesu bagendana nabo kuko bagana ku musozi Yesu bagendana nabo barabihora ngo bagenda bavuga izo bari kuvuga Yesu bakababaza ngo bageraho ngo bwari bugorobye bwije ngo bashaka gushaka icumba aho barara ngo bugorobye Bibiliya zivuga ngo bugorobye bwije Bibiliya zivuga amakuru kuko uzatuvuga niko Bibiliya zivuga yewe yisomye neza zikubwira indoni ngo bagenda baganira ngo bagereje aho bari burane ngo bugorobye Bibiliya zivuga ngo bugorobye bwije ngo bashaka kwitambikisha ngo Yesu we bashaka kwitambikisha niryo jambo nababwiye Yesu yazagagira ibigira kana hamwe kugira ngo abantu bamubaze cyangwa se bamusabe ariko agashaka ngo bamusabe ibyazi ngo abandi ko bamubwira ko bajana aho bari burare ngo bashaka ko kwijana kugira ngo bamubwire bashaka ko kwitambikisha none babonye agiye baramubwira ngo se warese tukabana tukajana aho turi burare twese tukarara warase tukajana twese tukarara ko twiriwe tugendana none tukababwije twese turi kumwe warese tukarara naho turi burare Yesu ngo yamayigarura ariko yarigarura Yesu atabizi ko bari kumubwira ngo ngwino yarabiza ashaka ko kwitambikisha ariko adatamwije ndamukunda wibukana wa musa abasirikare baje kumufata baramubwiye ngo se niba mwana w'Imana aravuga ngo mwakabimenye bakabubamya Yesu arababwira ngo ndijewe gukoresha icyo mushaka icyo abazanye mu gikoni ariko nisho Yesu arasaba abana aho bari bushe ngo bagishika bicaye Yesu arababwira ngo se hari icyo kujya ko tubaye hari icyo kujya mufite rabango dufite imigati kimuyiza Yesu ayimanya gumbera bawo kamaro ayimanya guye batangira kurarama barareba ariko ubwo bariko bashana nabo ngo bariko bagenda babona ubwiza bw'Imana ariko ntibabitahuye
duturanye n'ubwiza bw'Imana ariko bamwe baratahura ubwiza bw'Imana. Yesu yaraje mugabo wa kucungana aratubwira ngo abantu baracasenga mu bwiza bw'Imana buzoza. Ubwiza bw'Imana bwaje kera. Tukeneye ubwiza bw'Imana. Niko umuntu uzugenda agasenga ngo Mana ukeneye imbaraga zawe. Ayiwe mwami Yesu Kristo w'i Nazareti. Ukeneye imbaraga. Imbaraga twarazihawe. Twarazihawe rimwe ukazabwe ziteka zose. Yesu yazanywe no kuduheza imbaraga. Amahoro mfite nakesha maraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rubavu rwe ibyishimo mfite maraso ya Yesu y'agaciro amahoro mfite maraso ya Yesu y'agaciro imbaraga Yesu yaziduhaye bamusagaruka agaruka agasanga bigishwa biwe bari yarababwiye ko muri ijambo yarababwiye ngo ariko ndababwira iki gice cy'abamariya nuko nabaza akabwira ariko nigenda vuga zobasigira umufasha niwe uzobana none bane ikindi kibazo dufite umufasha turawutegereje hebe Yesu ngomanye kuyimigate baramumenya ngo barararama baramumenya ubwo batangira kuvuga ngo se timwibuka kubuza twari ko tugenda ko twari dufite ibineza neza n'ibyishimo imitima yacu yarike timwibuka kuko ibineza neza zari byuzuye imitima ubugingo bwacu bwari bwuzuye ibineza neza ni ukuri Yesu niwe ngo bakaye batekereza gutyo bakaye babivuga Yesu ngo yabatoreka niko Yesu yazaga akora Yesu ngo barabura ngo bingira inama yo kuvuga ngo mureke dusubireyo dusanga abataho twabasiziriya tuje kubabwira kuko twamubonye twiriramwe nawe tugera nawe turi burare iyo twamanye mw'ibigate araho Yesu turamubona ngo basubirayo baragenda ngo bagashika basanga ngo babo baracyarwanga amakuru ya Yesu ngo barababwira ngo ni ukuri twamubonye twiriramwe nawe tushana nawe tugera naho twamubwiye ngo turi burare ariko Yesu twamubonye niwe yazutse ngo batangire kubivuga ngo Yesu yamahagarara hagati yabo yamayishinga hagati yabo ngo bicaye yamavuga ngo asa n'ubika umuntu ubonetse turatakunyewe noneho bajya bari bagiye bari bagarutse n'abari basigaye bari baraho noneho ngo baza kubabwira impamo y'uko bamubonye Yesu twamubonye n'amaso yacu Yesu twicaranye nawe Yesu twagananye nawe ibineza neza byari bitwisha ariko amaso yacu aramubona ngo batangiye kubivuga aba bacu ngo bari kubakira bahuzagurika bavuga ngo abagore baragiye Petero na Yohana bari bagiye nabo bagasanga imvi aragaye Yesu yaba yitokeza ngo yaba yishinga hagati yabo yamavuga ngo amahoro y'Imana abe muri basaba baguha igihugu amahoro y'Imana abe muri mwe nijewe nasutse nijewe naje kwiyereka ariko ndababwira iby'ukuri ikigiri cyo cyabamubwira nuko nagenda kaja kwa data hanyuma akabuhereza umufasha ugazazaza tsinda bisi abameze ibyiza bakoze abumviye uwo mwuka w'Imana banezi
muri mwe n'abantu amahoro y'Imana akaze muri mwe duhishurirwe Yesu ngo bapfukazuka tubashe kumenya Imana neza tubashe gutahura Imana neza Yesu bamaze kubonekera ageze imbere yabo bamwe batangira kuvuga ngo ntabwo ari we uyu ni umuzimu watujemo ntabwo ari we Yesu barabitegereza arabareba Toma baravuga ngo si we Yesu baramubwira ngo nisho kandi ko mvuze imbere azaza zikiriho kandi abacunguzi bose bazasezererwa ntabwo tuzasireba ntabwo tuzasireba ntabwo tuzasireba ibyishimo bibana cyane kandi ko azaza zikiriho kandi abacunguzi bazasezererwa ntabwo aramubwira ngo mukurigishe dore iri ni ryacu mubanje uyu ni bamusomali bacumise barashimangira dore ryacu mubanje mu ruhande dore ikamba ry'amahukunzi ryariko risharatura mu nzu wipapa nutekereza aramubwira ngo umuzimu utagira inyama kandi umuzimu utagira amagufwa niko Yesu yaramubwiye ngo umuzimu utagira inyama kandi umuzimu utagira amagufwa unitegereje neza wosanga adafite iki wakirangiza kubabwira ayo magambo ngo atangira kubibutsa amagambo yababwiraga yuko umwana w'umuntu agomba gufatwa akahambirwa amaboko bakamuhambira bakamujana igorigota bakamuseka umunsi wa gatatu akazuka watangira kubibutsa ayo magambo yariko yabibutsa kugira ngo bibuke ukuntu yatindanye nabo ababwira basezera ababwira kuko agiye gupfa kandi uzamugambanira azaba ari muri bo Yesu bayashanye umugate baramumenya ngo bariho bamumenyera tukamenyera Yesu ku mugate cyangwa ko tumumenyera kuri kawunga niyo mpamvu abantu bari mu kwirengeza akamayirengeza mu bandi bantu ko ndashima Imana ngo Imana yarayitugemuriye uko yamuhaye agafuka ka kawunga ico si igisubizo reka nkubwire Yesu ndakubiye muri kawunga ni ngombwa kuko Yesu aduha kawunga ariko utekereje neza ishimwe woshima tiwoshima mutinde kuri kawunga ariko Yesu yakoze kuruta kawunga niyo mpamvu tuba tumurebera muri kawunga no mu mugati tukamurebera mu cyayi kubera kuko twahaze mu mago yacu tukavuga ngo twabonye Imana wabonye ifu wabonye umugati ariko twabonye Imana semeni amen ninge wahaze ariko si Imana wabonye ngo amanyagura gutyo umugati kujya Yesu amanyagura umugati amaso yabo aragira gute arahuka arahwezwa ngo baramureba baramumenya nicyo gihe bagangahutse ko murumva baragangahuka kubera kuko Yesu yari yarabamenyereje imigati Yesu yari yarabamenyereje umugati mwibuke igihe yabahaye umugati aravuga ngo se mufite iki dufite umugati n'iki kintu mufite ifi Yesu ngo ayimanyagure kakwa kundi abapastori bari kwimanyagura hariya nuko n'abantu bari kwimanyagura ariko nabo bafite arakini kasoro yake uko dore Yesu batangire kumanyagura bamavuga ngo ni utiyaza gatuko
rwose ni mwiza. Dukuye Imana muzo dutekereza kosoba Imana tugatsimba tugaceceka Imana yobasha gukora ibyo ikoze. Ejo bundi uyu mwene data yaje kunsura ubwo turaziranye n'inshuti yaje magara ni n'uwi wacu iwabo ni mugahera naje kaba mu rugabana no hari kuri paruwasi kuya kuko je bana habutse kera navuye iwacu icyenda na gatandatu imba navuye mu rugabano sindasubirayo izatekereza misozi kwa karuta ni hena he na gitabo kazashaka inga kuyibaki nakwebwe namavubika gusa umuriro w'Imana nshinga windi bakamera bene wacu mukamera ziratiri kwa zose muzabona nawe bakwiyegereje niyo musengase asante reka mubwire ko kwanze mumenye ko kwanze nibo baza ku kamera ziriya ndirimbo umukomera amashyi nawe kuko nabaza akora ibyiza ziririnze zatariho kamera muzibona ego uko ibi byose baba bagira ko nagira ngo bikwirize ubutumwa bwiza bukomeze bukwirize izambabazwa n'igihe nakoze nta kamera zihari izavuga ngo ucongarurira ibintu byabaye igikondo hariya muri barana nibanze bahasi habaye umuripuko ukomeye izavuga ngo ucongarurira filime muri kino gihe yabaye hari hagati nari ntaremera cyane ndi gato cyane umunsi umwe naranezerewe ndaguruka ngo kiga hejuru hari mu bishuko tunezerewe turanezerwa ngo siri imbere dufatanya nabo mu ijuru kuri bibiri kana Yesu tutishime mukiza tutishime nuko nagiye namanisa ndategereje kukiga cy'amazi namanisha ngo mare ndakanguka ndagatse niki kingora timari gaye kaza pamagara bacu mu muze mureka ikondo hada ibiti bikomeye nigeze kuneka kandi umugoroba umwe tunezerewe ngo nasikufikiri siku nitakapozirisha mbele ya Mwenyezi Mungu na kumubona umukobwa umwe mudamu umwe wari wasaze bamuhambiriye ezaga yambara inani bagasaba mwambika abakoboyi kugita umwenda zaga yambara rero bisaze baramuhambiriye imikufu indara bamusezereye yamavuga ngo ni mumpa runguka mwidirisha turatarama uwo munsi twakamije ikiziba cy'amazi imvura yari yaguye turavuga ngo tuzinira indani muri Grand Salle turazinira hanze mu kiziba cy'amazi muzo hari umugabo muzi witwa Nyantare kubahano abagore tubagushe w'abarundi babunge ni gusayo kuri iryo joro yahose muri bushisha aragaruka ngo yishyire mu rusengero abantu bakaza kumuhunga na Elise uri hano hirya akuzindura aravuga ngo ni mumpambure rakiza bagiraga ngo nibyo basaza akingiranye nako tuba tuzinira hanze aravuga ngo nimuze mumpambure nakize kandi mundebera imyenda nambaye nababwiye uwo munsi nababwira ngo ndakomanda iki gitaramo nisho bw'ikiyo uyu mugoroba zanyibuka hariho umuvugabutumwa witwa Kireme yaravuye i Kareme umubeme ngo ni Kireme uramuzi ni umusaza wa kera uzi uvuga ijambo ry'Imana neza cyane Kireme yari yaje muri Kareme ariko ukora n'Imana ni nziza n'abavuga nta kindi kintu cyiza ko gukorera nta kindi kintu cyiza ko kuba mu buzima bw'Imana ubuzima butagira ubuzima butagira iherezo ubuzima butagira nabwira ngo mwanze mureke umuvuga butumwa arangiza ni mumara mushinge sete mushinge sete ni mumara mugikoreho amaze tuzinira Imana amen bamwe bazagira ngo none gisirimba katikigira imbaraga abandi bakigize nuko nyine bakigize karate bakigize karate abandi bakigira wabuce abandi bakigira zabaye umucezo
ego nzabitekeza kuva gahinda karangije yaba bari bazi imbaraga ziba mu gisiriba jari gisiriba cyangamiye kirantunga kimbeshaho ikigali kimbeshaho kindi nabaye imyaka yose nabaye kigali nabayeho kubera umunsi umwe nagize gutya ubonye ukuntu ugize gutya shingwe Imana izikorera no mu muntu Imana ishaka kukubwira neza nkagira gutya urutoki Imana ikabira kuri bino ngo ngira gutya siza ize gutya umugabo umwe yamavuga ngo mushake uriya mwana uko gamontari ibaga bakandebera i Burundi ngo niyomba nimba igikondo i Kigali muzoshakira uriya mwana imyaka nabaye i Kigali niho gasubirizo abasengege batabizi abanyamuryango shakisha serebe tiniwe womenye uriya mwana umushakire baravuze ngo atuye Burundi atuye Burundi turaturanye igikoni tuzogenda umushakire agira telefone atuzogenda umubwire muzoze mutarame ndagenda ngo shike dusanga buwe harimo umurwayi uvumbitse baramusezereye ajyanye mu cyumba baravundise kabavundise inani naho Imana yateguje kuko wa murwayi nawe ubukiro bwiwe araho umugoroba w'icumera tuvuye gutarama mu Gatare twasaze twabaye umusazi ndaza ngo nijina mu nzu gutya ndababwira ngo mureka dutere indirimbo maze turirimba izabwira ndafite sente iyo nanezerewe izabwira ndafite sente aravuga ngo muno mushumba harimo umurwayi ngo kandi ngo baramusezereye ngo agende ngo jukugwa mu nzu wa mugabo nawe yari yatabagitse yigendeye yaje bwije asanga turi gutaramo twariye twebwe ko twavumbise mu munara ndababwira ngo umurwayi nadakira mumureke agenda yakiza no mu damu muri mu bwiwe n'abana biwe ni muzima nikabatigeze wa mugabo araza ngo yinjire mu zatinya kutwinjirana mu cyumba abasesereza umugabo umugore akamwongorera ngo se mugurini wa wundi gari ni bari gutuma serere ngo niwe guhamye araza ninjira ngo yinjire yamapfuka amatura musenge aravuga ngo subira telefone ta telefone ifite ati kuwa gatatu tuzohurira kwa rugamba naratangaye uwo munsi mwokagira Imana naratanga uwo munsi Imana yampaye amatelefone 3 mu minota imwe ituruka Arusha izindi zibiri imwe iva Kimironko iyindi iva Kibisaga zose zifate tukagenda na serende twakumwe na serende tukana gufata imwe twaba tukana gufata iyindi twaba tukana gufata iyindi wa mugabo yamambwira ngo takindi kintu no gukorera takindi nabonye usirimze ahantu usize ahantu nageze mbona urasirimze mbona sinzi ukuntu wagize mbona Imana sinzi ukuntu wagize none uzoja kunereka iwawe n'ahantu turi zizokwereka ibi ndamujana n'igikondo ahantu nari bamukaduruka kamwe gutya ahantu bagaza wicara ugashika kandi ukajyamo akangana ntabwo muze ni hano tuti ni hano iwawe ati ndagushaka inzu ya shambure na saro irimo amazi n'umuriro bagiye kumpenda avana mu kazu narishoboye namara kumpenda nishobora ukwezi kumwe namara kukishura yamubwira ngo nuko ndamubwira ntoya ndekera mu nukomeza unishurire nigiye kuzokira zokomeza nyine kankane na jena nakakafuraje atoya genda muri iriya nanize iva igikondo nizahana niyo zubamo bazamura ararwanabwira ati ukuriye nayizu nayivuga butumwa aho uzoza hose uzozubwira ngo dufite urugendo rwo kuja Burundi umbwira ngo ufite urugendo rwo kuja Kampala uzoza guheza soda yiwe zari 15,000
iyo mana tuzoyivaho yeme uzukombaye hano nuko ejo bundi namubwiye amateka yaje umunsi umwe nabuze ikibiriti cyo gucana nicaye hari igihe ibintu byose bisa birangirira rimwe isukari igashira gazi ikamizika komuruba gazi ikazima yamara kuzima isukari igashira ikibiriti kigashira amajana agashira ifi igashira ibintu byose bikamubwira ngo ce kandi umunsi umwe bitaragana nabuze ikibiriti cyo gucana nicariye gutya mu nzu Imana irambwira ngo ndakwereka inzu uzoba mu mwirahiro iwagazi waje shinga we uzozi waje muzozi kusura murebe ibitangaza Imana yakoze turanye n'abasomali n'abanani igitangaza Imana yambwiye narakimweretse Imana yambwiye tutarabikacirira irambwira ngo uzoba mu nzu iziritseho ipunda izaba iziritse ku nzu yawe uzoza uyireba wicaye mu nzu gutya ipunda kaza gaheka imizigo kagufi tutarabye Kaciro kwa Etienne uwo munsi twavubitse twacecetse twaturebana neza izabwira abantu ko nishaka gutara tuturebana mutabone mundi Imana iyo utarabona umundi Imana tuwobona Imana nutarabaka itunga ry'imashini ariko ariko iyo habona mugenzi wawe mu Imana usabona amen turarebana gutya twicaye tuvubitse twari batatu icyo gihe bariko basezera baheza hano mugabo ngarambwira ngo mama we reka kubwira amakuru ati ko nabona uzoba mu mazu ariko arizi uzoba zizabe zirise ipundu ariko yose atiyoza ejo bundi mpahendira akayore mpahendira gutya nicaye nashobewe mbona ko yanziza gutya muri turune iraturuna gutya iraturuna irimo irange ry'umuhondo nabwira ngo ese wibagiwe inzu nakubwira dore yanzu ngiriye kaza mbona ikintu kiriya gisa n'ikihagisi kakurya ariko si ikibintu naho kanita kiza kikigira kinini yabaga kageze kizo kiri hejuru atasiyosi yanzu nakubwira dore kumva izabimeze dore ukuntu izabimeze nzoyigushira no kugira ngo mbereke ibyo nzagukorera ni ikimenyetso cy'ibyo nzagukorera semeni amen inya Imana izivuga iyo bayitaramiye neza ugatuza neza uko Imana ivuze ukamenya imvugo y'Imana niyo mpamvu abantu benshi batazi imvugo y'Imana ntibazi igihe Imana yavuze ntibazi igihe Imana yacecetse ntibazi igihe Imana reka twirangirize turagukomeza n'ukuri kumenya Imana no kuyisobanukirwa nababwiye ngo kumenya Imana ni kimwe no kuyumva ni kindi no kuyitunga ni kindi ariko ndashaka kugira ngo tubanze tumenye Imana tuyikure mu byo dutekereza tuyikure mu miryango tuyikure mu mirana yacu tuyikure muri ba data na ba mama niyo tuza ngo Imana ni Imana yihariye izikora ibyayo izishaka mu gihe cyayo ishatse guhindukiza izuba izirihindukiza ishatse kurihagarika izirihagarika ishatse kukubaho uzubaho amen ishatse kukutabaho izihagarika umwuka wawe ugahagarara iyo ni Imana dukura Imana mu zo dutekereza titurebera Imana mu migate no muri bene wacu tumenye Imana Yesu arababwira ngo ni jewe wababwiye kuko bazahambwa mu munsi wa gatatu kazuka Yesu ngo azamura abigishwa babajana ku musozi batangira kubasezera arababwira ngo ikigirishwa cy'abamari nuko nabaza kagenda gashita ariko hanyuma zagaruka bazaniye umufasha uzobana nawe iteka ryose imbaraga twatugenda nanone ni umwuka Imana yadusigiye n'amasezerano ni igihango twahanye nawe ni igihango twahanye nawe tuzatugura tituguranuye ko murumva mama titukaza twiguranuza mu gitondo nugura tukaza wiguranuza Yesu azagaruka kujana be abakure muri iyi si nukuri igitondo kimwe tuzoga imbere y'Imana bamwe babona turazutara magusya waba umusore waba mwiza waba mubi ugomba kuba munsi y'ukuboko kw'Imana gukomeye ugategekwa n'imbaraga z'Imana zikomeye ugasobanukirwa Imana ibahe
no kumenya neza icyo yaduhamagaye, gusobanukirwa Imana neza no kumva Imana mu buzima bwawe, ukamenya ngo iyi ni Imana tuba tugenda, iyi ni Imana ihaye dukoresha. Yesu navuga wumve, Yesu nakora ibintu, Yesu naza kubimenya gukoresha, kugendana n'Imana ukabimenya, kumva Imana ukayumva ukayifata. Yesu abagirire neza, Yesu abagirire neza, amen. Yesu abagirire neza, Yesu abagirire neza. Tuzahura Imana tuyikure mu zo dutekereza, twumva Imana neza, tubashe kwifata neza. Tambuka narangije. Asenge naze dusenge, asenge Imana. Ndashaka kugira ngo tubashe gutahura Imana, tuyisobanukirwe neza. Nitumara kuyisobanukirwa tuyikure mu bindi bintu, Imana tuyumve, Imana itegeke mu mutima, Imana yibe mu mutima. Tubashe amaso yacu ahwezwe, dusenge amaso yacu ahwezwe, amaso yacu abone, apana y'amaso turebeshe, amaso yacu abashe kubona Imana, amaso yacu abashe kubona Imana, imitima yacu yumva Imana, yakira Imana. Umuntu wese wumva kuko umutima we uri kure n'Imana, nahaguruke dusenga n'Imana. Niba wumva hari ikintu watendebukiweho mu buzima no kumenya Imana no kumva Imana, uhaguruke twongere dusenge Imana. Imana yongere kandi bongerera imbaraga, Imana yongere kandi ibakomeze, Imana kandi yongere kandi ibishurire ubundi busha, mubashe gutahura Imana, mwumva Imana neza. Kumenya Imana n'ubuzima, kumenya Imana ni bwo buzima, kumenya Imana n'ubuzima. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, Mana ikomeye, duhimbaje imirimo n'ibitangaza ukoze Mana kuri uyu munsi. Reka amaso yacu Mana yongera ahumuke, twongere tukubone kandi Mana. Wemere utwemerere Mana, abari bahumye amaso y'imitima, imitima yongere ibone Mana, twongere tumenye kuko uri kumwe natwe Mana, twongere tukubone Mana. Duhamagare imbaraga zikomeye, bina de la kota, bini ya kota de la, Mwami nyir'imbaraga, utugire neza Mana. Asante Mana kuko wemera guhumura amaso yacu, tukongera kandi tukakumva, tukongera kandi tukakubona Mana. Icyubahiro ni kibi cyawe, tugukomeye amashyi twese mu izina rya Yesu, amen. Imbaraga zizajana n'abizeye, yego. Imbaraga zihindura ibihe n'amateka ku bantu. Sengeye abantu bose twataranye muri iki gitondo, yego. Sengeye imitima ihagurutse kugira ngo bahindure amateka n'ibihe. Icyo gusaba no gukora ku maso yabo agahwezwa, imitima yacu ikabasha kubona Imana. Izina rya Yesu Kristo kino gitondo urabagirane imitima y'abantu bose, abakuru n'abatoya, abakobwa n'abahungu, abamama n'abapapa, abasaza n'abakecuru, ukomeze ubiyereke kandi ubagirire neza. Izina ryawe rikomeye rikomeze ribiyereke Mana, ugize icyo ukoze ku buzima bwabo no mu bitekerezo byabo. Amavi yari gusukuma uyongerera imbaraga, amaboko atendebukiwe uyongerera imbaraga, mu izina rya Yesu Kristo. Mana urakoze kandi ugize neza kubwo imbaraga zawe Yesu, amen.
abarikiwe sana.